Oh yes, reka nizere ko mumeze fresh aho muherereye hose hirya no hino ku isi. Nyita Nyawe Lamberto, urakaza neza kuri YouTube channel yacu. Ngushishikariza kugira ngo ukore subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye bimeze neza, ibiganiro bikwigisha uburyo ushobora kubana n'Imana. This is Yana Media TV, aho tugiye kuba twabagezaho inkuru idasanzwe iri kuvugwa. Ariko mbere yuko tuyibagezaho, reka tubanze dushimira abantu badukurikira bari hano mu Rwanda, abari mu karere k'ibiyaga bigari, abari mu Burundi, Tanzania, Uganda ndetse na Kenya n'ibindi bihugu byinshi byo muri Afrika no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, nko muri Amerika, ibihugu bitandukanye, leta zose ndetse ni Burayi, Aziya. Nizere ko mumeze neza cyane. Tubabizi ko mudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zose zigiye zitandukanye tugenda dukoresha. Hanyuma rero kuri ubu ngubu nkuzaniye inkuru idasanzwe, inkuru ivuga ko Aline Gahongayire yemeje Josh Ishimwe nk'uzamufasha mu gitaramo agiye gukorera mu Bubiligi. Maragenda mubona amafoto ari kugenda asimburana imbere kuri screen zanyu. Ni inkuru ivuga ko Aline Gahongayire yemeje Ishimwe Josh cyangwa se Josh Ishimwe, n'umuhanzi umeze neza, umuhanzi ukunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'impano idasanzwe Imana yamuhaye, impano yo kuririmba indirimbo, akaziririmba mu buryo bwa gakondo, indirimbo akazifata rwose akazishyiramo uburyohe budasanzwe. N'umuhanzi ukiri muto cyane ufite urukundo rwinshi n'abafana benshi bagiye batandukanye, amaze kwigarurira benshi hano kwisi bitewe n'Imana afite yo kuririmba. Hanyuma rero Aline Gahongayire nkuko twari tubibabwiye yemeje Josh Ishimwe nk'umuhanzi uzamufasha mu gitaramo Ndashima ateganya gukorera mu Bubiligi, ubwo ni tariki 7 Kamena 2025. Hanyuma rero mu minsi ishize, ubwo umuyobozi wa Team Production isanzwe itegura ibitaramo bikomeye i Burayi yari mu Rwanda, yagize umwanya wo kurangiza ibiganiro n'abahanzi azifashisha mu biri imbere cyangwa se mu bizaba muri bira bitaramo bizaba. Hanyuma rero muri iyo minsi nibwo umuhanzi Aline Gahongayire nawe ukunzwe cyane, umulegende kuva kera mu muzi mu ndirimbo zigiye zitandukanye nyinshi cyane ndetse aho yagiye aririmba indirimbo zikora ku mitima y'abantu benshi, amenyekana mu myaka ishize, mwagiye mumukunda muri benshi. Muri iyo minsi nibwo umuhanzi Aline Gahongayire nkuko twari tubibabwiye ndetse na Josh Ishimwe bashyize umukono ku masezerano yo kuzahurira mu gitaramo cyitwa Ndashima. Ni igitaramo kizaba gikurikira icyo Aline Gahongayire aherutse gukorera mu Bubiligi mu Kwakira mu mwaka wa 2020. Hanyuma Aline Gahongayire n'umwe mu bahanzi kazi b'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana bamaze igihe muri uyu mwuga cyangwa se muri uyu murimo nkuko twari tubibabwiye. Uyu muhanzi kazi ukunze kwiyita Dr. Olga, akunzwe mu ndirimbo zitandukanye harimo nk'iyitwa Ndanyuzwe ndetse n'iyitwa Izindi Mbaraga yakoranye na New Bosco, Ntabanga ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Ni mu gihe ariko ku rundi ruhande Josh Ishimwe ari umwe mu bahanzi bamaze gukuza izina ryabo mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, akaba akunzwe mu ndirimbo nka Reka Ndata Imana Data, Sinogenda Ndashimye, Inkingi Negamiye, Roho w'Imana ndetse n'izindi zinyuranye. Nyita Nyawe Nyawe Lamberto, tubashimira ko mukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi, aho tugenda tubagezaho inkuru zakubaka ubuzima bwawe. Ciao, hasta la vista, tuzahure ubutaha, turabakunda, Imana ibarinde.